umugabo witwa Mwitende Abdul Karim nk'uko bivuze uzwi ku izina rya Buri Kantu yafashwe tariki ya 20 Nyakanga mu mwaka wa 2025. Yarafashwe arafunga ndetse akaba akurikiranyweho icyaha cyo gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko, aho bitekwa ko yafungiranye abakobwa babiri bari bagiye kumureba iwe mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ngo ibiganiro, ko bajye bakorana ibiganiro byo ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'uko rero abakobwa bagezeyo, uyu Mwitende Abdul Karim yasabye umwe muri aba bakobwa bari baje kumureba ko yamusanga mu cyumba, undi arabyanga, nibwo yahitaga abafungirana bose yahise abafungirana yanga ko basohoka. Mu ibazwa rye uyu Buri Kantu asobanura ko ubwo yasabaga umwe muri abo bakobwa bari bamucyuye ko bajya mu cyumba kugira ngo baganire uburyo yazamufasha kujya bakora ibiganiro, umwe muri abo bakobwa rero yaranze. Ngira ngo yanze, yagize amakenga, noneho rero bituma uyu Mwitende agira uburakari. Hanyuma arababwira ati rero niba ari n'ibyo, niba wanze, abasaba ko ngo bamusubiza amafaranga 5,000 bya tike yari yabatanzeho, ndetse n'ibindi 2,000 ngo bya fanta yari yabaguriye, byose bihwanye n'amafaranga 7,000. Abakobwa rero bayabuze, undi arababwira ati murasohoka hano ari uko munyishyuye amafaranga yanjye. Abafungirana bivugwa ko yabafungiranye guhera 9:30 cyangwa n'iminota mike yirengaho, ariko baza gufungurwa kuvamo 10:00. Abakobwa rero babonye ko ngo bya bintu nta mikino irimo, babonye ko bafungiranye, nibwo bigira inama yo guhamagara polisi ku 112. Irahagoboka, abakobwa bafungurirwa, Mwitende ahita atabwa muri yombi ashyikirizwa RIB. Akaba rero guhera icyo gihe afunzwe. Dosiye ikaba iri gukorwa kugira ngo yegeranwe, ibimenyetso byegeranwa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ubwo ibyaha akurikiranyweho ni ibihe? Icyaha akurikiranyweho nicyo navuze, gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Abakoresha imbuga nkoranyambaga hari abakomeje kugenda batangaza ko ngo abo bakobwa yanabasambanyije cyangwa hakozwe ibindi byaha. Haba hari ukuri kujyanye n'ayo makuru cyangwa nibyo biri mu iperereza? Ibyo ngibyo iperereza ntabwo byagaragaje ko yigeze abasambanya, kandi n'abo bakobwa ntabwo baje barega ko basambanyijwe, bari kubafungirana. Muri make ni nko gushaka kubaryoza ibyo yabatanzeho, noneho babura ubwishyu akaba yabafungiranye. Ariko ibintu nk'ibi rero bisanzwe bikunze kugaragara mu bantu b'abasitari bamwe, cyangwa se abandi bantu b'ibyamamare, cyangwa se n'abandi bantu badafite umuco, cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba bafite imico mibi, aho bumva ko bashobora gufatirana umuntu mu ntege nke bakaba bamukoresha ibyo bashaka. Muri make iri ni ryo somo abantu batwumva bari bakwiriye gukuramo. Ntabwo bikwiriye kwitwaza ko nguri icyamamare, ko abantu bagukunda ngo bakwemera, ngo wumve ko wafatirana umuntu mu ntege nke, ugira ibyo umutegeka cyangwa se ugira ibyo umuryoza. Ibi ngibi bimwe bifatwa nka tactique cyangwa se amayeri akoreshwa n'abantu bamwe kugira ngo umukobwa nabona koko bya bintu bibaye seriye, abuze uburyo yigura, noneho akore ibyo yasabwe. Akora ibyo yasabwe, kuko hari abantu bamwe bakurikiranyweho ibyaha nk'ibi ngibi, dusaba ko n'abantu nabo babicukira. Nta muntu ufite uburenganzira n'umwe bwo kuba yafungirana umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndetse iyo aza kuba yumva ko bagomba kumwishyura izo fantaze n'izo tike ze, nicyo inzego ziberaho, yagomba gutanga ikirego bakabibazwa.
ntabwo rero nta muntu ukwiriye kugira gufatirana umuntu mu ntege nke ngo ugire ibyo umutegeka. Izi tactique zikunze no kuba mu bana b'abasore, aho umukobwa niba amusuye akagira ati akamushuka. Hari uwigeze gukurikiranwa nawe yagize atya, umwana w'umukobwa yamusuye afata imfunguzo bifungiranamo, arangije afata imfunguzo zinaga hanze. Ariko mu mfunguzo yanaze hanze ntabwo ari iz'iyo nzu, kwari ukumushuka kugira ngo undi nawe abone ko bya bintu mbega ananirwa kugira ubwo yigobotora, noneho ategekwe akora ibyo yategetswe. Ibyo rero ni ibyaha bikunze kuba mu basore, niba ngo umukobwa yamusuye cyangwa se mu byamamare ngo byasuwe. Ariko ikigomba kumvikana, nta muntu n'umwe ukwiriye kugira uwo afungirana. Gufungirana umuntu kirazira, ntibibaho. Gufungirana umuntu ngo aravamo ngo ari uko ngo akwishyure, ngo gufungirana ngo uravamo ari uko ukoze ibyo ngutegetse. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye kugaragara mu bantu, ndetse n'abatwumva hari n'uwatekerezaga ko yabikora abiveho. Imbuga nkoranyambaga zagize abantu abasitari, ibyamamare, n'ibyo ntawe bihakana n'ibyamamare, ariko icyamamare kigomba kugaragara gutyo. Uri icyamamare nyine, uri umusitari, ugomba kuba intangarugero. Izi mbuga nkoranyambaga ni amahirwe yaje, ituma abantu bamamara, ituma abantu babona akazi, ituma abantu babona amafaranga. Turasaba abantu ko bazikoresha mu buryo bwiza, uburyo bahuriramo bwose. Yego nibyo, burya umuntu mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga ni ku mbuga nkoranyambaga nyine. Iyo muhuye mu buryo fizikali murebana nyine nibwo umenya uwo ari we. Rero ntabwo wari ukwiriye kuvuga ngo uko umubona ku mbuga nkoranyambaga siko ameze. Abantu rero bagira amakenga, turashima rero n'abo bakobwa nyine bagize amakenga. Akagenda ubundi yari yatumiye umwe, nawe niba yaragize amakenga akitwaza uwundi, akavuga ati ibyo ari byo byose reka nitwaza uwundi, ntawabimenya. Kujya gusura umuntu w'umusore ntabwo biba byoroshye mu nzu ye. Nibyo rero bagira amakenga, ariko n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bareke gufatirana abantu. Zagize abantu ibyamamare, kuba icyamamare ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kuba wakurikiranwa mu mategeko. kugira ngo hariho benshi bagiye bavuga muri komantere, nagiye numva bagiye bavuga ngo ibi byaha ngo iki cyangwa ntabwo cyari kizwi. Ni byiza rero ko kimenyekanye, bakirinde pe. Kandi ibihano birimo ni ibihano bitoroshye, ni igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7. Nugira ngo igihano ni gitoya, hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 ntabwo aba ari igihano gitoya. Abantu bari bakwiriye rwose kubikuramo isomo rirambuye, ndetse ntituzongera no kubyumva. Reka tuvuge wenda ku batwumva bari mu Rwanda, kuko wenda uwabikorerwa ari mu Rwanda, amategeko y'u Rwanda nubwo buryo yamurengera. Abatwumva rero ntabwo ukwiriye kwemera ngo kuko wafungiranywe nurangiza ngo ukore ibyo utegekwa n'uriya muntu runaka. Ntabwo ari byo. Bagomba gutanga ikirego kuri sitasiyo ibegereye, cyangwa se guhamagara 166 cyangwa se 112 kuri polisi. RIB ni 166. Bose n'inzego za leta zahita zikugoboka zikagukuramo, cyangwa se nubwo yaba yagufungiranye nyuma akaza kugufungurira, ntibigukuraho ko utakorewe icyaha. Uba ugomba gutanga ikirego.